ndagushuje cyane wowe ugeze kuri iyi channel kandi nguhaye ikaze. Nizere ko umeze neza mu byo urimo byose. Uri w'agaciro rero kuba ubugeze aha ngaha ugafungura video ukayireba, cyane cyane wowe wakoze subscribe. The Master Chef John uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye gukora biscuit ziryoha cyane kandi nziza zidasanzwe. Izo biscuit rero zikozwe muri izi bitter oats cyangwa se ingano. Izi ni ingano ziba zidaseye, imashini iba yaziseye ukundi kuntu ariko ikazisya mu buryo butanoze, kugira ngo abenshi murazizi, akenshi dukunda kuzita ngo ni porridge. Ibi rero bivamo biscuit nziza cyane kandi ziryoshye, uze kwitegereza urebe. Ndizera ko umunsi wazikoze zizakuryohera. Gushimira rero kuwe wageze aha ngaha cyane ugakora subscribe. Mukagira tugiye gutangira kwereka ibyo tugiye gukoresha kugira ngo dukuremo cyangwa se dukore biscuit zacu muri izi oats. Bari nziza cyane, uzagerageze uzambwira. Mbere na mbere rero dufite izo oats nyine ngizi ziba zimeze uku nguku. Izi rwose ziba zimeze uku nguku. Izi tuba zifite izi oats ni garama 450. Tukagira imizabibu yumye, iba yumye barayumishije. Iyi ni imizabibu garama 200. Iyi ni imizabibu turi gukoresha kuko ziraba ari biscuit zirimo imizabibu. Murumva ko ni biscuit ziryoha cyane kandi ziba zisa neza. Turi gukoresha rero ni isukari ngiyi turi buze kuza kuyikoresha. Iyi sukari ingana na garama 400, nayo turi buze kuyikenera kugira ngo biscuit zacu zimere neza. Turi bukenere n'ifarini nkeya. Ifarini ngiyi ingana na garama 500, nayo turaza kuyikenera kugira ngo tuyishyire muri za biscuit zacu. Turi bukenere n'amagi 4 turi buze kuza kuyakenera kuko nayo ni ngombwa cyane. Turi bukenere nanone vanilla kugira ngo abenshi murayizi, ihumuza amakeke, igahumuza ibintu byinshi kugira ngo ugire apeti kandi uhumurirwe neza. Turi bugireho na butter cyangwa se beurre. Waba udakunda beurre ukaba wakoresha margarine, kuko beurre ubundi aba ari amavuta y'inka, ariko utayakunda wakoresha margarine kugira ngo uzakore izi biscuit nziza cyane. Turakoresha rero n'umunyu. Uyu ni umunyu mukeya turi buze kuza gukoresha ungana na kayiko kamwe k'umunyu. Ni ngombwa turaza kugakenera kugakoresha. Turi bukenere nanone gukoresha uyu ni umusemburo witwa baking soda cyangwa se bicarbonate of soda. Ni igitubura cyangwa se umusemburo dukunda gukoresha dukora amakeke, nayo turi buze kuyikenera. Turaza noneho gukenera noneho n'ibikoresho turi buze gushyiraho kugira ngo biscuit zacu zitungane. Wibuke ko dukoresheje oats, turakoresha vanilla ngiyi, turakoresha wa musemburo cya gitubura ngiki, turi bukoreshe n'izi mbuto za raisins cyangwa se imizabibu nuko iba imeze, kugira ngo biscuit zacu ziryohe kandi zimere neza. Namwe kandi rero dutangira. Mbere na mbere rero iyi mizabibu yacu yumye tugiye kubanza kuyinika mu mazi kugira ngo yorohe, kuko irumye. Tubanze kuyinika mu mazi kugira ngo yorohe, nibura tuyireke iminota 15 kugira ngo zorohe, kuko ziba zumye. Noneho tuzireke iminota 15. Mu gihe tugitegereje gutangira tuvange izi ni za ngano zacu, kugira ngo murabona ko biba ari ibiheri cyangwa izo twita porridge. Tuvange n'ifarini. Ni ngombwa ifarini kuyishyiramo, tukavanga, dushyiremo wa munyu, dushyiremo ya baking soda, dushyiremo isukari, tuvange. Vange neza.
Vange neza ku buryo ifarini na za ngano zacu bivangika neza ndetse na wa munyu n'isukari. Tugiye kuvanga iyi bata cyangwa beri, uyivange gutya. Udafite kano kamashini wakoresha foke nta kibazo, ntabwo bigoye. Ukavanga neza gutya, warangiza tugashyiramo amagi. Amagi, ya magi ane, ugashyiramo na ya vanilla. Ukavanga, noneho tugiye kuvanga. Tuvange neza, tuvange binoge. Tuvange binoge neza. Kugira ngo urabona ko bimaze kunoga, bimeze gutya rwose, bimaze kunoga. Noneho tugiye gushyiramo ya mizabibu. Komeze tuvange neza. Izi biscuits bari nziza cyane ariko. Dukaraze utubure dutoya, waza gukoresha agakombe nk'aka ngaka cyangwa se size ushaka iyo ariyo yose, ikigeze nuko ukora biscuit ntoya. Ubundi rero ugakaraga kuriya, noneho tugakanda gutya, ariko uba washyize urupapuro ku ipanu kugira ngo zitaza gufataho. Ugakanda gutya kugira ngo biscuit zibe ziri flat cyangwa se zimeze nka cookies koko cyangwa se biscuit. Warangiza ugahita wotsa mu ifuru. Mu ifuru bitwara iminota 20 yonyine zikaba zirahiye.